dutangiranye umugabo hano barakwereka uyu mugabo hari ibyo ari gukora ndetse barakwereka umudamu we yaje ahangaha atangira kubwira umugabo we ati sheri hari akantu rwose gatoya nindi kugira ngo nkubwire rwose nshaka kujyana n'umwana tukajya gutembera ntabwo ndeba ndahangaha mu rugo rwose uze kunyihanganira nuza kunshaka ukambura ndaba rwose ntarahangaha ndaba nagiye kandi ajyana n'umwana nshaka kujya kumutembeza ndetse uyu mugabo byose ari kubyumva uyu mugabo yakomeje rwose yumva umudamu we umudamu aramubwira ati rwose ntabwo turatinda rwose ndi kumva nta ibintu byo kwirirwa ahangaha maze rwose kubirambirwa nshaka kugira ngo njyane n'umwana tujye gutembera kandi mu kanya tuba tugarutse ntuze kugira ikibazo kurikire barakwereka uyu mudamu ibi byose yakomezaga kubibwira umugabo we nawe yakomeje kubyumva ndetse umugabo arangisha abwira umudamu we ati ntacyo bitwaye niba uzi ko utaratinda nta kibazo rwose genda ujyane n'uwo mwana mube muri kumwe nta kibazo rwose ntugire ikibazo rwose mugende mumere neza mwishime ntacyo bitwaye nanjye ubwo ngubwo ntibuse kubategereza muri buse kunsanga ahangaha ariko nanone ntuse kunyereza urabizi rwose akazi kanjye hari mu rwose ndajya gukora ntuse kunyereza ndetse uyu mudamu byose ari kubyumva akomeza abwira umugabo we ati sheri ntugire ikibazo rwose mu kanya ndabangarutse kandi unyizere ibintu byose ndi kukubwira ni ukuri ako kanya uyu mudamu rwose yabonye yuko gahunda ze zigiye gucamo ndetse abwira umugabo we ati rwose ntujye ku kazi ntari naza nta kibazo rwose ntabwo naguhemukira mu kanya ndabanje ikindi kandi ndajyana n'umwana ndetse uyu mugabo ati nta kibazo rwose uwo mwana nanone ntabwo nari nkubwiye ngo umusige mujyane ubwo ngubwo rwose igihe urashaka kugarukira ntacyo bitwaye ako kanya uyu mudamu yese ajyana uyu mwana none igiteye agahinda ni ukuntu uyu mudamu agiye kugirira nabi uyu mwana kandi uyu mwana afite ntabwo ari uwe cyane yuko mama w'uyu mwana uyu mudamu rwose yamuroshye mu mazi iby'uwo mudamu birarangira none ndebere agiye gukurikizaho akana ke icyo ngusabye uze gusoza iyi filime uze kubana nanjye uraza kumenya byinshi ndetse barakwereka uyu mudamu yagiye yishimye bose yagiye ari guserebura mu gihe umugabo we asigaye ahangaha kandi umugabo we azi yuko umwana we ari mu maboko meza rwose y'umuntu w'umugiraneza kumbe ntabwo azi yuko umwana we ari mu maboko y'umugome jebere ni kuri byagenze maze uriya mudamu ajyana kariya kana asiga abeshya umugabo we yuko bagiye gutembera rwose ari ibisanzwe nta kibazo ndetse barakwereka bagiye bari ahantu rwose ahantu barakwereka ni ahantu rwose imodoka zishobora kuba zicukura ibitaka ndetse barakwereka ni ku musozi cyane uriya mudamu ndetse na wa mwana bari kugenda bari kwiruka ahantu hameze gutya rebere ndetse bidatinze barakwereka umudamu ageze ahangaha ni ahantu rwose ku manga ahantu habi cyane ageze ahangaha rwose yahise aterura uyu mwana atangira kuvuga amagambo mabi cyane ati wacyana we ndajya nkubwira yuko ibyo byarangiye kuri uyu munsi rwose ugiye gupfa kumva neza ugiye gusanga nyoko rwose aho yagiye n'ubundi nawe ntugomba kumusanga urambangamira ntabwo ugomba kubana nanjye uko byagenda kose ibyawe bigomba kurangira ako kanya uyu mudamu akivuga gutyo yatangiye kunyerera rebere akana ko kasigaye gahagaze ahangaha mu kirere nta n'ikintu gahagazeho kumbe ni marayika ibi byose wabikoze akana kari kubyitegereza bigaragara yaciriye umwana icyobo naho Imana imucira icyanzu ndebere yamuciriye icyobo ahubwo niwe wakiguyemo yagiye kunaga akakana mu manga ku musozi ariko ndebere niwe utangiye kumanuka ku musozi ahantu habi cyane mbega ahantu habi uyu mudamu nuko byagenze atangira kumanuka ahantu habi cyane nk'ahangaha kandi kagasozi niko yagiye kunaga uriya mwana ndetse barakwereka umudamu ageze ahangaha nuko byamugendekeye yatangiye rwose kuhirima ahangaha ageze hasi yashenjaguritse tebere rwose umudamu yari yababaye rwose yari yaguye ahantu habi cyane kandi yabeshya umugabo we yuko agiye gutembera n'umwana ariko ndebere rwose ibintu yarajemo umudamu uri hano yakomeje kubabara ndetse ari nako ari gutabaza ati ni ukuri hagize umugiraneza wangirira impuhwe akaza kuntabara ni ukuri yabagize neza mbega umudamu uri hano ubigaragara yababaye cyane ukurikire rwose nakubwiye ngo se kubana nanjye usoze iyi filime rwose iraryoshye uraza kumenya byinshi ndetse uyu mudamu agakomeza yireba akamuna rwose yangiritse cyane akumva umugongo wavunaguritse kugira ngo ahaguruke ahangaha rwose ni ibintu bitashoboka hari guhaguruka rwose akababara cyane kuri we ntabwo ibintu bimeze neza kandi ibi byose niwe wabyiteye ibintu yakoze ntabwo ari byiza mbega
barakwereka umudamu uri hano yagerageje basi guhaguruka ariko biranga, akana yagerageje kwica ko kameze neza. none uyu mudamu bikomeje kwanga, nanone yarakomeje yiryamira ahangaha kuko guhaguruka ahangaha ntabwo byari gushoboka. uyu mudamu nuko byamugendekeye, akomeza rwose agerageza ariko bikomeza kwanga, ari nako ari kubabara cyane, ari gutabaza ati ni ukuri hagize umuntu waza kuntabara yaba akise neza kuko ndikumva nashenjaguritse, ndikumva meze nabi. uyu mudamu nuko byamugendekeye, ubuzima bwe nuko byarangiye, ndetse barakwereka uyu mudamu ari ku bitaro. Rebere rwose yagize amahirwe, baraza rwose bamukura hariya bamuzana hano mu bitaro. ari ku bitaro bari kumwitaho kugira ngo barebe yuko uyu mudamu yagira ubuzima bwiza, cyane yuko ubuzima bwe buri mu kaga, cyane yuko uyu mudamu yari yavunaguritse cyane umugongo. barakwereka yarahanga mu bitaro atangira rwose gutora agatege, barakwereka yatangiye kubirinduka ndetse yaratangiye no kureba, ari kwirara rwose. Rebere disi umudamu uri hano ntabwo asi igihe yagereye hano mu bitaro, ndetse barakwereka umuganga nawe ari kugerageza kumwitaho, ari kugerageza gushyiramo serumu kugira ngo uyu mudamu akomeze arebe yuko yagira ubuzima. ndetse uyu mudamu yabaye nk'umuntu uvuye mu bitotsi cyane. Rebere hageze ahangaha yisanze ari mu bitaro, atangira kubaza muganga ati muga nageze hano gute, kundi hano mu bitaro byagenze gute, ninde wanzanye ahangaha? uyu mudamu yagize ngo ari kurota, kumbe byari ukuri, ntabwo asigaye yagiriye ahangaha. yatangiye kubaza muganga ati byagenze gute ko nisanze ahangaha, ko ndi kubona ndi hano kwa muganga, byagenze gute, nageze hano gute, ninde bundi wanzanye ahangaha? ndetse dogiteri nawe ntabwo yigeze atinda, yatangiye gusubiza uyu mudamu, ndetse dogiteri atangira kwitsa imitima ati rwose umbabarire, rwose ngiye kukubwira ukuntu wageze ahangaha. abantu rwose bagukuye ahantu ku musozi cyane, wari wahirimye, kandi biravugwa yuko wagerageje kwica umwana, maze ubwo wageragezaga kumwica wowe ubwawe niwo wamanutse hariya mu mpanga. niko byaje kugenda, bahagukuye rwose uri indembe utashobora guhaguruka, rwose wari ugiye gupfa. niyo mpamvu rwose uri ahangaha, nuko byagenze. ikindi kandi ntabwo ayo makuru nguhaye nyahagazeho yo kwica umwana, ariko nanone niko bivugwa. uyu mudamu amaze kumva ayo magambo, dogiteri ari kuvuga umuganga, uyu ntabwo ari dogiteri ahubwo ni umuforomo uri kumwitaho, ati ahubwo rwose nanjye ntabwo nari nzi yuko umuntu mwiza nkawe wakora ibyo bintu niba ari ukuri. nese koko niko byagenze? nese wica umwana maze ugiye kumwica maze wisanga hasi ku musozi? Rebere akomeza amusobanurira byose. uyu mudamu nawe niko ari kubyumva, ati nuko byagenze rero, wari kugira ngo gusobanurire ukuntu byaje kugenda kugira ngo wisange ahangaha. uyu mudamu ati ngo iki byashoboka se, ngo nakoze iki? ntabwo byumvikana. ati ntabwo byumvikana, njye rwose ibintu byo kwica ndabitinya cyane, kandi yabikoze abizi. ati wapi muga, bari kumbeshyera, njye ntabwo nakoreye mu makosa, ibintu byo kwica wapi, ibyo bintu rwose bari kuvuga bari kumvugaho ntabwo ari byo, nushake rwose ureke kubyemera, njye rwose ibyo bintu sinigeze mbikora. ikindi kandi reka ngerageze nifira ahangaha, ubwo wasanga polisi igiye kuza kumfata kandi njye ndi kuzira ubusa. kandi uyu mudamu nanone yaratangiye kubyibuka, yibuka ibintu yakoze yuko byaje kumugiraho ingaruka zitari nziza. yagerageje kwica umwana, ariko ndebere niwe byaje kugiraho ingaruka mu gihe akana ko kimereye neza. uyu mudamu ati kubera iki ibyo bintu koko byaje kumbaho, kuki bari kumbeshyera, kuko kubera iki ibyo bintu byabaye? ikindi kandi nahita mpaguruka ahangaha nkigendera, rwose ibyo bintu bari kumvugaho ntabwo ari byo. umudamu uri hano yatangiye kwikunguta, kandi nta muntu rwose bari kuburana, ati rwose ibyo bintu ntabwo ari byo. ibi byose uyu muganga ari kubyitegereza, ati kubera iki abantu bo muri iyi si ari abagome, bari kuza kumbeshyira ngo nishe umwana? ntabwo rwose ibyo bintu nabikora. umudamu uri hano yakomeje kurira, ndetse n'umuganga agenda amusize ahangaha, kandi uyu mudamu nta mbaraga afite ngo basi yava ahangaha acike, ntabwo byashoboka. ndetse barakwereka uyu mudamu aryamye hano, barakwereka wa mugabo we yaje afite wa mwana, akana kari kazima rwose karokotse nta kibazo gafite, ndetse papa wako yaje agasigatiye kameze neza. ndetse uyu mugabo yaje kureba umudamu we ukuntu ameze ku bitaro, mbega yaje ameze neza. ndetse uyu mudamu akomeza rwose ari kumwitegereza, ari kuza, ari nako asigatiye wa mwana ni muzima, nta kibazo na gito yigeze agira. uyu mugabo akomeza avuga ati rwose nizere yuko gahunda zawe ndetse n'ibintu byose wari ugamije wabigezeho, nizere ko wishimye, ibyishimo wari ushaka nizere rwose ko ubu ngubu ubifite, rwose nta kibazo pe, umeze neza, ndi kubona nta kibazo.
wabigezeho pe, ariko se banza umbwire ibintu koko biriya bintu wakoze ni ukuri wabitekerejeho? banza umbwire pe, guhangara ugafata umwana wanjye ukagerageza kumushyira hari ahantu ku musozi nk'ariya ugiye kumwica, ubonaga byakunda? ese ubundi wabonaga nta kibazo ufite mu mutwe? reka nkubwire ibyawe ndabizi, ndetse n'amateka yawe yose, misiyo yawe yakuzanye kugira ngo rwose umpekure ndayizi, byose namaze kubimenya. ikindi kandi ingororano zawe umenye yuko zirahari, ibihano byawe birateganyijwe. uzi ko ibintu wabikoze mu bwihisho, uzi ko ibintu wabikoze nta muntu uri kukureba, ariko ndagira ngo nkubwire yuko wamugomewe, nta na rimwe rwose uzigera wongera kwitwa umugore wanjye guhera uyu munsi twatanye. ndetse uyu mudamu ati sheri, nturi kuvuga ayo magambo? amagambo utondekanyije yose numvise ni wowe uyavuze cyangwa ndi kurota? tebere uyu mudamu akomeza avuga ati ni ukuri sheri, umbabarire, abo bantu rwose bakubwiye ibyo bintu kuza kumbwira bakubeshye, rwose urabizi ndagukunda, ikindi kandi nkunda n'umwana wawe, nta kibazo sheri, nta kibazo cyanjye nawe ntuze kugira ikibazo. uyu mudamu akomeza rwose ari gutakambira umugabo we ati ni ukuri sheri, mbabarira rwose, ibyo bintu ntabwo nabikora ni ukuri pe, rwose ibyo nukuza kuvuga ngo by'umwana wapi ibyo bintu se, urabizi rwose najyanye, navuye mu rugo njyanye n'umwana tugiye gutembera, ibyaje kumbaho ni ibi ngibi, naje kwisanga ahangaha, rwose nanjye ubwanjye sinzi ukuntu byaje kugenda. ni ukuri sheri, wikomeza kumbabaza, ni ukuntu uzi ukuntu ukunda, kuki wakora ibyo bintu? uyu mugabo aravuga ati ntabwo ari byo gusa, ahubwo hari ibindi byinshi uraza gutungurwa. rwose reka nkubwire wa mudamu we, waraje unyihishamo unyereka yuko unkunda, unyereka urukundo rwinshi, ngira ngo ni impuhwe zawe, kumbe rwose uri umugome, aho umaze kwica umudamu wanjye ushaka kwirenza n'umwana wanjye. nibyo ndabizi, niba utari ubizi yuko mbizi rwose, nabyo narabimenye, uraza kurenzaho iki? tebere uyu mugabo akomeza rwose ari kuvuga ati umwana wanjye ni mwiza, ameze neza, ubu rwose turi kumwe, ariko wowe ubuzima bwawe ugiye kujya kuburangiriza muri gereza kubera ubugome bwawe. kweki koko wakoze biriya bintu, nagukoreye iki? uyu mudamu ati nyamara sheri, ushatse wambabarira, kubera iki wakora ibyo bintu? kweki wabivuga? sheri, ni ukuri uri kumbeshyera, ntabwo ibyo bintu rwose nigeze mbikora, urabizi ndagukunda. kweki koko ni abahe bantu baje kuguduteranya njye nawe? urabizi urankunda pe, sinzi rwose uwo mutima umeze gutyo ahantu wawukuye. sheri, rikomeza kumbwira ibyo bintu rwose ntabwo nabyemera, ikindi kandi ntabwo nabyumva, wikomeza kumbwira gutyo. uyu mugabo ati niba urwaye ngo uri kukubeshya, ndakwereka ibimenyetso kandi uraza kubibona rwose utungurwe, ibintu wabikoze uzi yuko ari byiza, ariko guhereye uyu munsi bigiye kukugaruka. ndetse barakwereka hari umudamu waje ahangaha, uyu mudamu rwose abantu twarebanye igice cya mbere bazi uburyo rwose yapfuyemo. niba utararebye igice cya mbere ugende nacyo kirebe, uze gutangirana natwe, uze gusoza iyi nkuru rwose wasobanukiwe byose. ndetse n'uyu mudamu yaje ahangaha ari kwitegereza uyu mudamu nanone uryamye hano ku gitanda, tebere rwose kandi yari inshuti ye. ati rwose nizere yuko ibintu byose wari ushaka wabigezeho, uri kubuka y'amagambo wambwiye ndi ku kagare ndi mu mazi, uri kumpirikira mu mazi koko? na n'ubu ngubu reka nkubwire ubugome bwawe ntawe bwigeze bujya. nyuma yo kunyica ushaka kwirenza n'umwana wanjye, ariko abantu we abisi ndababonye, inshuti yanjye magara nkawe wakoze biriya bintu urahangara. reka nkubwire ibyawe byamenyekanye, akawe kashobotse. ndagira ngo nkubwire yuko rwose gahunda zawe ntabwo zigeze zikunda habe na gato, dore uko byagenze. barakwereka uyu mudamu igihe yari amaze kugwa mu mazi, amazi rwose atangiye kumujyana hasi kugira ngo rwose abe yayamira, ubuzima bwe bwarangira. tebere ari gusenga irya nyuma ati mana rwose niba uri kubona rwose ndi uwo gupfa untabare. nuko byagenze atangira kugenda ajya mu mazi, ni ahantu habi cyane, yihebye kandi afite ubumuga. uyu mudamu rwose muri iki gihe yari afite ubumuga, ari kugendera ku kagare, abona yuko ubuzima bwarangiye, ari kubona nta n'ukundi kuntu yabigenza. noneho muri we yambaza nyagasani ati mana nyagasani rwose ubane nanjye, ni uko ndakwihaye mu buzima bwanjye, unyobore ukora icyo ushaka Mana ishobora byose. ako kanya uyu mudamu yishyize mu maboko y'Imana ishobora byose kugira ngo basi aba ariyo igira icyo ikora. ndetse koko ako kanya Imana yaramwumvise, yohereza umuntu wayo kugira ngo nanone aze gutabara uyu mudamu uri umaze kugwa mu mazi. ndetse n'umusaza ugaragara nka marayika yaje afite inkoni
ndetse ako kanya amaze kuzana inkoni yakoze nka bya bindi Mose byamubayeho, ya nkoni yashyize mu mazi. Ako kanya amazi yatangiye kujya ku mpande kugira ngo uriya mudamu ase kubona ahantu humutse. Nuko byagenze, amazi yatangiye kujya ku ruhande nka kwa kundi byabaye ku Bisirayeli bari kwambuka inyanja itukura. Amazi yatangiye kugenda ndetse uyu mudamu yasigaye ahantu humutse. Nuko byagenze, yiragishe Yesu, yagiza Imana mu bibazo yaragezemo. Ariko ndebere rwose igitangaza kirabaye, umudamu uri hano ndebere rwose yatangiye kwisanga aryamye ku mabuye ndetse nta n'amazi ari hano rwose. Amazi yakikiye ku mpande ndetse uyu mudamu yasigaye hagati. Rwose ni igitangaza cye kimaze kumubaho. Ati Imana ishobora byose, urakoze cyane ko rwose usubije isengesho ryanjye. Uyu musaza uje gukora ibi byose ni Imana yabutumye, byose ari kubyitegereza. Uyu mudamu ati ntabwo byumvikana, none si ibi bintu bibaho cyangwa? Uyu mudamu rwose akumva afite ubwoba, yareba hirya, yareba hino, yareba ruguru no hepfo, akabona rwose amazi yamushyize hagati. Ndetse uyu musaza byose ari kubyitegereza. Uyu mudamu nawe yagize gutya, areba imbere ye, abona uriya musaza watumwe n'Imana kugira ngo asatabare uyu mudamu wari muri aya mazi. Ndebere rwose umusaza uri hano witonze ukorera Imana. Uwiteka nawe wari umaze kumutuma kugira ngo asatabare iyi nzirakarengane yari imaze kugwa mu mazi. Ndetse uyu musaza akomeza avuga ati ni ukuri isengesho ryawe wa mudamu we ryumvishwe n'Uwiteka. Niyo mpamvu rwose uri kumbona ahangaha, rwose Uwiteka aranyohereje kugira ngo nze kugufasha agutabare. Ndebere rwose Uwiteka yakoreye muri njyewe, rwose yanyohereje. Kandi buri gihe uhuye n'ikibazo ujye wiyambaza Imana kugira ngo rwose igutabare. Uzi ikintu gitumye Imana igutabara se? Reka tukubwire, uriya mukobwa ibintu yakoze ni ukugira ngo ajye kubana n'umugabo wawe. Rero Imana igukoreye iki kintu kugira ngo uzayikorere ubuzima bwawe bwose, ugende rwose wisubize umugabo wawe ndetse n'umwana wawe umutabare, cyane yuko azahura n'ibibazo bigiye bikomeye cyane. Ibi bintu byose uyu mumarayika yari yarabibwiye umudamu ati rwose haguruka ugende wumva umeze neza. Ikindi kintu Imana iragukorera ni igitangaza, uraza gukira, ugende rwose umeze neza, uragenda rwose uri gusimbagurika, nta kibazo uraba ufite. Mbega uyu mudamu yagize ngo ari kurota, ati si ubwo byashoboka, none se njyewe ugendera mu kagare, ibyo bintu koko byashoboka? Kumva uriya mukobwa nibyo bintu yabikoze kugira ngo ajye kubana n'umugabo wanjye. Ndebere uyu musaza ati rwose ndi kukubwiza ukuri, ikintu gisigaye reka ngerageze rwose ukize ayo maguru yawe, maze ugende umeze neza, ugende rwose urere umwana wawe ndetse ubane n'umugabo wawe neza, mubane mu mahoro nta kibazo kandi muzigera mugira. Icyo ngusabye uzubaha Imana, uzakunda Imana mu buzima bwawe bwose, kandi uzige no kugira imbabazi, uzababarira abantu bose bakugiriye nabi. Ariko uriya mukobwa we uzabanza umuha isomo kugira ngo n'undi munsi atazongera. Ako kanya uyu mumarayika uri uherejwe n'Imana yatangiye kugenda ajya kuri uyu mudamu wari ubabaye cyane. Umudamu wafunitse atangira kumukora ku birenge kugira ngo amufure, maze uyu mudamu agende rwose asanga umugabo we noneho ubuzima ari bwiza cyane. Ese uriya mukobwa namubona bizagenda gute? Ariko nanone yamubonye. Ndebere uriya mukobwa nawe yaguye mu kantu, yagize ngo ntabwo ari kureba neza, yagize ngo ari kurota, kumbe byari byo. Ndetse marayika uri hano yatangiye gukora ibishoboka byose kugira ngo avure uyu mudamu, cyane ko uyu mudamu ntabwo rwose amaguru ye yagenderaga mu kagare. Abarebye igice cya mbere mwarabibonye rwose uburyo umudamu yasizwe mu mazi bakamushukunyamo. Ni ibintu rwose biteye agahinda. Nusoza kureba iki gice cya kabiri nibigukundira ujye kureba kiriya gice cya mbere, uze kubana nanjye utangire n'igice cya mbere maze usozane n'igice cya kabiri, uramenya byose ukuntu byatangiye. Reka twikomereze. Barakwereka mudamu uri hano, rwose ibirenge bye ntabwo byakoraga neza. Yagiye kubona abona rwose ibirenge bye biri kurambuka. Marayika yaramukozeho riraka. Ndebere rwose usizera Imana, Imana ishobora byose, ifite byose. Rero nuyizera nta n'ikintu na kimwe uzigera uyiburana. Ndetse barakwereka uyu musaza uri hano akomeza abwira uyu mudamu ati wa mudamu we, rwose nizere yuko byakunze, nizere rwose ko byabaye neza. Uwiteka rero aguha umugisha mu byo ukora byose. Ugiye guhaguruka uzagende uvuga Imana ahantu hose uzabona, uvuga ibitangaza yagukoreye, kandi nizere yuko uri kugenda neza. Ikindi kandi kugira ngo utagira ngo ndi kukubeshya, mbere yuko ngenda haguruka rwose utambuke umere neza rwose. Urumva uri kugenda nta kibazo na kimwe ufite, ubu wakize. Uyu mudamu yatangiye guhaguruka kugira ngo ahagarare.
tebere rwose Uwiteka yaramukoreye igitangaza, kandi koko muri Bibiliya harimo ngo ibirema bizagenda. Tebere rwose ba bantu batagenda bazasimbuka, ndetse n'ibiragi bizavuga, abatumva nabo bazumva. Uyu mudamu nawe nuko byamugendekeye, yabonye igitangaza cyamubereyeho. Undebere rwose ukuntu byagenze. Ati ni ukuri rwose sinzi ukuntu nashimira Imana, yakoze cyane. Imana yakohereje rwose, yakoze cyane. Ntabwo nzi yuko isengesho ryanjye Imana yaryumva ikankorera igitangaza nk'iki ngiki. Wasanga ibi byose byabaye kubw'impamvu. Ni ukuri nshimye Imana kubw'igitangaza inkoreye. Byiza cyane. Uyu mudamu ni ukuri yatangiye kurira amarira y'ibyishimo. Ndebere rwose byaramurenze, abura icyo akora. Ati ni ukuri Imana irakoze cyane kuba rwose inkora iki gitangaza. Nanjye ubwanjye ntabwo nzi uko byagenda gutya. Ni ukuri ni igitangaza. Uyu mudamu yatangiye kwireba, abona rwose ni muzima ndetse ameze neza. Uyu musaza watumwe n'Imana akomeza kumubwira ati wowe ugomba gutuza ukamera neza, nta kibazo, ugenda ubane n'umugabo wawe, ariko ubuzima bwawe bwose uzabumare ukorera Imana. Aho uzagera hose uzavuga Imana, uzavuge imirimo n'ibitangaza yagukoreye, kuko ibi byose Imana ibikoze kugira ngo yamamare n'abatayizi babimenye. Ni ukuri Uwiteka aragukunda, kandi nizere ko wabonye ikimenyetso. Nuko byagenze, hari benshi bapfira ahangaha, ariko wowe niko byagenze. Imana yemeye yuko uza kurokorwa, rero nuko byagenze, ugenda uyishime. Mbega umusaza uri hano yakomeje abwira uyu mudamu ati ni ukuri ugende wamamaze ubutumwa bwiza Imana igukoreye. Ni ukuri pe, nta kundi byagenda. Barakoreka uyu musaza, ni Uwiteka yamutumye, ndetse barakoreka uyu mudamu uri hano mu mazi, byaramurenze. Ati ni ukuri Imana irakoze cyane, ni igitangaza. Ubu ndi kugenda, ubu nanjye nzagenda ntari kugendera mu kagare. Mbega ni ukuri rwose ibintu Imana yabikoze ibizi, ndetse si n'impamvu yabikoze. Ati mbega ibintu byiza, mbega ibintu byiza di. Ndetse uyu musaza watumwe n'Imana abonye rwose yuko gahunda ye ndetse misiyo yamuzanye ahangaha rwose irangiye, ako kanya yise yigendera ava ahangaha. Ndetse uyu mudamu nawe yasigaye ahangaha ari kugira ngo arebe rwose yuko yagenda akajya kureba umugabo we. Rebe rwose umudamu uri hano rwose yatangiye kugenda, ari kureba inyuma, akabona rwose ibintu byagenze neza. Ukuntu agenda akabona rwose amazi ari kugenda rwose ari kwisubizaho. Ibi byose twari turi kureba ni ubuzima uyu mudamu yaciyemo mbere yuko azana n'umugabo we ahangaha kwa muganga. None uyu mukobwa wakoze ibi byose akaza gukorwa n'isoni. Uyu mudamu yakomeje abwira uyu mudamu mugenzi we, Debe rwose wari uryamye hano ku gitanda, akomeza amubwira ati ni ukuri ibintu byose wagambiriye, amatiku yawe, ibintu rwose wari ushaka kugeraho, ndajya nkubwire ko rwose bitakunda, ntabwo wabigeraho. Uwiteka rwose aracyandi hafi. Uwiteka yiyemeje rwose kundengera wowe ubwawe, ndetse na polisi twazihamagaye zigomba guhita zikujyana zikajya kugufunga. Ndetse uyu mudamu atangiye gutera amahane ati mwabagome mwe, hubwo mwe gukomeza kumbwira ubusa kubera ikimwaro. Nawe ubwe yavugaga ibintu atatekerejeho. Mbega ibintu urabisigwa si umuntu ari mu makosa, atangiye gutukana. Ndetse n'uyu mudamu wari uryamye hano yatangiye gutukana ati mwiza kumbwira ubusa, niba byarabaye nikomeza kuza kumbwira ubusa. Rero bose muri kuza kunyirira hejuru, muri kuza kunyiryaho kugira ngo munyereke yuko mugiye kubana, mwikuza kumbwira ubusa. Rero niba byarabaye ni ibyabaye, mwikomeza kuza kubinyibutsa. Urukumva neza, mugende mubane, ibyo birabareba. Njye ubwo byarangiye nyine ninshake meze nk'uwapfuye, mugende mumenya ubuzima bwanyu, nanjye ubwanjye sinzamenya ubwanyu. Debe rwose uyu mudamu ati ntabwo ari uko byagenda, ntabwo byarangira gutyo. Ugomba kuva ahangaha mu bitaro ugenda muri gereza, ntugomba kujya gufungirwa. Ako kanya uyu mudamu isamagara polisi ati muze mutware uyu mudamu, uyu mugome muze mutware mujye kumufunga, kuko ibintu yakoze ntabwo ari byiza. Polisi nazo ziba ziri ahangaha, ziba rwose zatumijwe kare. Ako kanya zese zinjira ahangaha. Uyu mupolisi atangira kubwira uyu mudamu ati noneho amakosa yawe, amafuti yawe yose wakoze arazwi, ukumva neza. Noneho rwose tugomba kuvanga tukujyanye ukajya kurwarira mu bitaro bya gereza, nta kundi kuntu byagenda. Uri umunyamakosa, uri umunyamafuti, wamwicanye we, ntabwo twakwihanganira. Uyu mudamu ati ntabwo byumvikana, nagiraga ngo bari kubeshya, kumbe ni ukuri. Mwambabariye koko, basi mumbabarire. Ariko uyu mudamu aturibuka cya gihe ndiko gusaba imbabazi ngo basi ugerageze unkure mu mazi, kugira ngo ubikore ukansunikiramo. Reka nkubwire ntabwo nabyihanganira, ikindi kandi ntabwo nakibagirwa buriya bugome bwawe.
ndetse n'uyu mugabo ati nanjye ubwanjye ntabwo nakwihanganira nkurikije ukuntu rwose wagiye ukanyicira umugore wanjye kugira ngo tubane, noneho bitarangiriye aho ngaho ukagerageza kwicana umwana wanjye. Umugore wanjye arahangaha ndamukunda, nta cyantanya nawe twumva neza. Ubu ubwawe wagerageje kudutanya, ariko ndagira ngo umenyeshe yuko bitigeze bikunda, ntibizakunda habe namba, nibagende bagufunge, nta mbabazi twaguha wa mugome we. Mudamu uri hano nuko byamugendekeye, buri umwe wese rwose yatangiye kumutererana ati ntabwo byumvikana, basi mwampaye imbabazi nuko ndabinginze. Ariko ako kanya bahise bigendera, polisi nazo zasigaranye akazi kazo kugira ngo rwose uyu mudamu bahite bamujyana. Mbega uyu mudamu rwose niwe wisize ibintu yakoze, ntabwo ari byiza. Uyu mudamu akomeza atakamba ati ni ukuri mumbabarire koko. Reka mbabwire yuko iki cya gice cya kabiri turi kureba, ushobora kuba utararebye igice cya mbere, ugere ukirebe ukomeze ubane nanjye. Ciao ciao, wakoze kubana nanjye, ikindi kandi ndabakunda.